munsi turiho kandi kuba abana b'Imana tubihabwa uyu munsi turiho nka biriya by'igipindi abantu barimo gutera ngo nyuma y'umuzuko nutazuka uyu munsi uri mu mubiri na nyuma y'umuzuko ntago uzazuka oya nudakira uyu munsi uri mu mubiri na nyuma y'Imana ntago uzakira birasaba ngo dukire uyu munsi turi mu mubiri turi no mu bugingo turi no mu mutima uri mu mwuka w'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi buriya Imana ihimbazwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, ndatekereza ko ufite ijambo ry'Imana watuzaniye, katubanze tugusengera Imana hanyuma utugezeho ijambo ry'Imana. Buriya ngewe nkunda inyigisho zawe kuko ni inyigisho z'ukuri. Mana data mu izina rya Yesu tugiye kumva umukozi wawe, mukoze ikara ryaka ku munwa harya rindi wakojeje kuri Yesaya, umugirire neza. Mwami Imana nyiringabo, umwagurira imbago kandi ijwi rye ryumvikane rigere aho rigomba kugera, kandi abumva ijambo ryawe, abo kwihana bihane, abo gukira bakire, neza bikomeze kubana natwe. Mugirire neza natwe tugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ijambo nazanye ni mwitangiriro ibice 3 umurongo no wa 15 turasomaho. Byaba ngombwa ukanambaza turi bubivugeho neza. Yego. Haravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Aha harimo Yesu. Harimo Yesu uzanye urwango, azanye urukundo rwo gukomeretsa urwango rwaje muri uyu mugore. Nari numvise ngo nzashyira urwango, no kuvuga ngo uru rwango urumva haranditswe ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Yego. N'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Urumva ni umwanzi urapiganirwa n'Imana n'ikiremwa Imana yiremeye. Yego. Ntubureka ngo urugero ubu rugo rwawe ubu ikintu cyose usabwa umwana azi kuri umugabo utakimushiye abazi yuko ntacyo wakoze, azi ko byananiye, azi ko byakunaniye. Ariko si uko byakunaniye ahubwo nuko wagiye guhahira utabibonye byanze. Rero ikindi ngira ngo nkubwire, uyu mwana ni ukuvuga ngo Imana yaremye umuntu imukunze, Satani nawe agira ishyari kuko umuntu yari afite ububasha imbere y'Imana buruta bwa Satani. Yego. Niyo mpamvu rero Satani no kugira ngo abone umwana w'umuntu yihanze mu kiremwa cyitwa inzoka, kuko buri inzoka yaravugaga ibintu byose kera byaravugaga, ariko nyuma umuntu amariye gucumura n'ibintu bihita bigira gute erere. Niyo mpamvu iyo dusomye ijambo rivuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ariko abamwemeye bakizera izina rye abo nibo yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nubwo bakoze ibyaha bose ntibashyikira ubwiza bw'Uwiteka, ariko abamwemeye, abemeye uwo mwana waje ari we Yesu Kristo, ari we waje agakomeretsa, urumva, akamena umutwe iyo nzoka, yarangiza kandi na Satani nawe akamukomeretsa agatsitsino. Burya ni igihe Yesu yazaga aje kuducungura, avukira mu nda yande ya Mariya. Mariya umugore utarigize ubonana nande n'umugabo. Niyo mpamvu rero avuze ngo nawe ruzamukomeretsa. Ariko
inshingano yo kunesha muri we arazuka. Yego. Satani akorwa n'isoni. Arangije Yesu amurusha imbaraga, arangije mu cyabayeho mu kurusha imbaraga, arangije arazuka akiza abarushye n'abaremerewe, kandi anazura ba bandi bamwizeraga. Niyo mpamvu dufite ubushobozi muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu turyama tugasinzira tukagira amahoro. Abanyabyaha bakihishamo ariko ntibabe muri Yesu, bakazavumburwa. N'ubundi baraza ariko bagakomeza bakamera kwa kundi. Oya, baza bataza, Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Yego, cyo nicyo muri Yeremiya. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, waba warize waba utarize, icyo usabwa ni kimwe, ni ukugendana nande na Yesu. Amen. Kandi ugakorera muri Yesu. Kandi ikindi, Yesu ni umunyembaraga, umurimo by'ukuri arahirwa, kandi uwo ni uba amahoro masa. Ikindi ndagira ngo nkubwire, utizera uwo mwana, Bibiliya ivuga ngo azacirwaho iteka. Ntabwo ari ukwizera amafaranga, ntabwo ari ukwizera amazu, nta nubwo ari ukwizera ibyo dutunze, ahubwo ni ukwizera uwo mwana. Yego. Ari we Yesu Kristo. Amen. Amen. Noneho hano rero muri Luka, ari naho turi busubikire, haravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yego. Iryo yavugiye mu itangiriro ni naryo ikomeje kuvugira mu ntumwa zayo no mu bahanuzi bayo. Niyo mpamvu idahinduka, ariko abo yaremye bajya bashaka guhinduka, ariko abadahinduka bagakomezanya nawe urugamba. Imana ishimwe. Amen. Amen. Kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Nicyo cyatumye tuva muri biriya byaha. Yego. Hariya twari turi. Kuko yaravuze, imaze no kuvuga, ishyira mu bikorwa. Rero niyo mpamvu natwe tugomba kuba muri we, kuko natwe yaducunguye. Mu buryo bw'umubiri ntitwamwizeye, ariko waza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, ndetse no mu buryo bw'ubugingo n'umutima, byose abikoreramo, araducungura. Kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Niyo mpamvu natwe abamwizeye tutagomba guhera, tuzabana nawe iteka ryose. Imana ishimwe. Rero Imana niyo kwizerwa kandi niyo kubaho. Amen. Amen. Uyu ni Luka wari urimo aje i Yerusalemu, aje kugira ngo yiga, hageze asanga hari abari gukora imirimo n'ibitangaza ngo batize. Ntago kwiga ari cyo cyerekana ko wumvira Yesu, ahubwo kumvira Yesu ni ukushyira mu bikorwa. Iyo wize ukamwumvira, ukora byinshi byiza, ariko nawe nubwo wamwumviye utakoze byinshi byiza utarize, ukamwumvira, ibyo wakoze bihesha Imana icyubahiro, kandi ukazabana nawe. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ngiki kimana iri kudusaba. Nicyo tukaba muri we aho dukorera, tukaba muri we aho turyama, tukaba muri we aho tugenda, tukaba muri we aho tuvuga, tukaba muri we aho dukorera hose, kuri tere iyo ari yo yose, tukaba muri we. Nicyo dusabwa. Ariko benshi kinangaza bari kuba muri we mu rusengero, bagera mu kazi bakaba abaforoderi, bakiba. Niyo mpamvu ubona muri iyi minsi ibintu bitangaje batuburiye icyizere, kuko icyizere batugiriraga turashaka kwiba kuruta kuvuga Kristo ngo aduheshe agakiza muri bo. Ariko abamwizeye bo bakizera izina rye, abo yabaye ubushobozi, kandi ntibahinduka, bahoraho iteka ryose, nk'uko nawe ahoraho iteka ryose. Niyo mpamvu tutazapfa. Tuzabaho. Hari abantu benshi bibaza icyo kintu, kuri iki kintu tuvuze cyo kuba Luka yaragiye azi ko agiye kwiga cyangwa se, ariko agasanga hari abantu batize
bari gukora imirimo. Hari abantu bibaza bakavuga ati bariya abantu ko tuzi ko batize no gusoma ko bahengereza, ariko bavugana n'Imana mu buhe buryo? Ubundi abantu bazi ko ngo kuvugana n'Imana ari uko waba nguru umuntu ukomeye warize, mbese ibintu nk'ibyo nawe urabyumva. Aba bantu wababwira iki bakamenya ko Imana no kwiga